Ni umuganda udasanzwe wari ugamije kwizihiza umunsi mpuzamahanga wo gukumira ibiza no kugabanya ingaruka biteza, aho abakozi ba ministeri zitandukanye zirimo Minisiteri y'Ibikorwa by'Ubutabazi ndetse na Minisiteri y'Ibikorwa Remezo bifatanyije n'abatuye mu karere ka Rubavu mu murenge wa Rugerero gutera ibiti ku nkengero z'umugezi wa Sebeya. Ni igikorwa bamwe mu batuye muri aka karere by'umwihariko mu murenge wa Rugerero bavuga ko ari inyamibwa kuko ngo ku nkengero z'uyu mugezi hasaga n'ahambaye ubusa. Icyo bizadufashaho ni uko akarere ka Rubavu tuzaba tubungabunze Sebeya ku buryo tutazongera guhura n'ibiza. Biragutegera kumira amazi kugira ngo isuri igabanyuke. Tangira nyine amazi ye kwangiza ibidukikije, tezaga ikibazo amazi yazaga agahita ajya mu mirimo y'abaturage. Iki gikorwa rero nge nashimira ubuyobozi bwiza duhagaze inyuma yabwo mwatekereje gukorera uyu muganda garuka kwezi hano ngo batere bino biti hano babungabunge uyu mugezi wa Sebeya wuzura ukarengera ukajya mu muhanda ukadutwara n'abana bacu bajya ku mashuri. Iki gikorwa ku mwange mfite icyo nahemba iyi guverinoma yatekereje ibintu nayihemba. Minisitiri w'Ibikorwa by'Ubutabazi Major General Retired Albert Murasira ashingiye ku nsanganyamatsiko w'umunsi mpuzamahanga wo gukumira ibiza igira iti tumenye ibitera ibiza, dufate ingamba hakiri kare, turokora ubuzima bw'abantu, tugabanya ingaruka ziterwa nabyo. Aha niho Minisitiri yahereye avuga ko bisobetse umuturage ku isonga. Iyi nsanganyamatsiko tuyitamo ijyana n'intego nyamukuru umukuru w'igihugu cyacu akunda kwitwibutsa, ariyo yo gushyira umuturage ku isonga. Gushyira umuturage ku isonga rero mu bijyanye no kurwanya ibiza nuko tugomba kubungabunga icyambere ubuzima bw'abaturage. Tugomba kumenya ibiza bitugarije aho dutuye hose. Tugomba no gufata ingamba zituma ubuzima bw'abantu n'ibyabo ndetse n'ibikorwa remezo bidakomeza guhungabanywa n'ibiza. Nubwo leta y'u Rwanda ikora ibishoboka byose mu gukumira ibiza, ngo n'uruhare rw'umuturage rurakenewe nk'uko Minisitiri akomeza abisobanura. Uruhare rero rw'abaturage tukunda kubasaba icyambere ni ukubungabunga ibidukikije, kurwanya isuri. Iyo umuntu atuye hano ashyira ubuzima bwe mu kaga akaba yakwimuka afatanyije n'ubuyobozi, tukirinda kubaka mu manegeka cyangwa gutura mu manegeka, tugakomeza amazu yacu, dukomeza ubudahangarwa. Ni ukuvuga ko cyane cyane iyo tugeze mu bihe nk'ibi ngibi by'imvura harimo n'imiyaga myinshi, icyo gihe tugomba kureba niba koko inzu yacu ikomeye. Muri uyu muganda udasanzwe usibye gutera ibiti ku nkengero z'umugezi wa Sebeya, hanubatswe zimwe mu nzu z'abasenyewe n'ibiza umwaka washize ndetse hanasiburwa imiyoboro y'amazi. Umuhoza Honore, Flash TV, mu karere ka Rubavu mu burengerazuba bw'u Rwanda.